ariko reka twe kuvugaho ibintu byinshi. Abakunzi bacu nta kibazo mfitanye na Bishop, nta kibazo mfitanye n'umugabo wanjye. Hey guys, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni Muravanete kuri channel yanyu Gafaranga na Murava. So turagarutse rero, ariko n'ubundi nta naho twagiye. Wenda dushobora kuba tumaze iminsi tutaboneka hano kuri kamera, ariko turahari. Ndashimye rero abantu bakomeje kudukurikirana, abantu bakomeje kudukunda, kuko ndabizi ko bahari. Kandi hari abagiye batwandikira ama-message narayabonye, yaba kuri Instagram, kuri Facebook. Hari abo nagiye nsubiza, hari abo ntarasubiza, hari abo nzasubiza. Yaba bantumye kuri Bishop, umuntu uwo ari we wese wagize icyo ambwira narakibonye, nubwo naba ntaragira icyo mbikora ariko narakibonye. Rero rimwe na rimwe hari igihe umuntu abona abakunzi. Rero turabashimiye bakunzi bacu, turabashimiye nubwo ndi hano nicaye kuri kamera njyenyine, ariko turi kumwe mu mutima. Hari ibyo ndi bubabwire mwumve yuko ari twebwe turi babiri nka couple. Rero ndabashimiye ko mwongeye kuza kuri iyi channel kugira ngo mukurikirane ibihaca. Rero nk'uko mubizi, iyi channel ibintu bigenda bitambukaho ni ibintu bigendanye n'iyobokamana, nta nubwo tugiye gutandukira. Ntabwo turi butandukire kuvuga ibyo dusanzwe tuvuga. Cyakora hari ijambo ndaza kwibwirira abakristo, nubwo nzi ko mu Rwanda abenshi twese twizera Imana, kandi cyane cyane ababasha kuza kudukurikira bazi neza ko Imana ariyo ya mbere, Imana ariyo twizera. Hari ijambo rivuga ngo imfatiro zisenyutse umukiranutsi yakora iki? Cyangwa se bibaye ngombwa ko umukristo hari ibigeragezo runaka yacamo yakora iki? Mu basanzwe rero badukurikirana, ndabizi ko mubizi, twagiye tuganira kenshi, tuvuga yuko iyo umuntu ari mu isi mu by'ukuri aba afashe igihe mu ntambara. Iyo ndi kubivuga, iyo twicaye kuri kamera tuba tuzi ko turi kuganiriza benshi badukurikira. Ahari hari umuntu ushobora kuba ari kudukurikira, ashobora kuba hari intambara runaka arimo, ari muri temps ya confusion, hari ibintu byinshi byamurenze, ari kwibaza inzira yo kunyura n'iyo kureka. Ariko nagira ngo mbabwire ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera no mu gihe bigaragara ko bitashoboka, kwizera no mu gihe bigaragara ko mu by'ukuri nta kigomba kukwizeza gihari. Rero rimwe na rimwe ibyo tubishobozwa no kuba twarizeye Imana, kuko ariyo itanga izo mbaraga. Rero niyo mpamvu nshimiye umuntu uwo ari we wese ukomeje kudukunda, kandi natwe turabakunda. Turabizi ko mudukumberega, hari abakunzi badukumbuye, natwe turabakumbuye, turabizi. Rero niyo mpamvu twanze gukomeza kubicisha umwuma, niko bavuga harya, kuko nta matsiko ngiye kumara cyane, ariko ni umwuma, kandi nyine nzi ko mudukunda. Icya mbere, turakomeye, tumeze neza. Ndabizi ko abantu badukunda, mushobora kuba hari ibyo mwabonye bigiye bitandukanye. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu aza hano kuri kamera agatangira kuvuga ati tumeze neza, abantu bagatangira bakantera amabuye ngo navuze ngo tumeze neza. Ariko se tumeze neza kubera ko hari umuririmbyi wavuze ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndi amahoro. Rero turakomeye, reka tuvuge ko dukomeye kubera ko umwami Yesu adukunda, kuko urukundo rw'Imana kuri twe nta hantu rwigeze rujya. Nk'uko nawe uwo ari we wese uri gukurikirana iki kiganiro, urukundo rw'Imana kuri wowe nta hantu rwigeze rujya. Turakomeye, njye na Bishop turakomeye kubera ko Imana idukunda. Kandi ndabizi neza ko iyo aza kuba nawe yari buba ari hano, yari buba basuhuje, ariko ndabasuhuje mu izina rye kuko ndamuhagarariye. Ngira ngo murabibona ko nta yindi channel na creatinze, ndi kuri channel ya Gafaranga na Murava. Mu yandi magambo, muri ubu buzima maze kwiga ibintu byinshi. Mu isoko ricururizamo abantu benshi, hari abacuruza inyanya, hari abacuruza intoryi, hari ikintu icyo ari cyo cyose umuntu ahitamo uko ari bucuruze, umuntu ahitamo. Rero dukorera kuri iyi platform, kandi natwe dufite uburyo twateguye cyangwa se dusanzwe dukora mu buryo bwacu. Hari n'abandi rero bafite uko bakora gahunda zabo.
tutari butindeho cyane, ariko nta muntu ngewe natera ibuye, nta muntu nje gutunga urutoki runaka, nje kwivugira ko dukomeye, nje kuganiriza abakunzi bacu bamaze igihe batatubona, nje kubabwira ko dukomeye. Icya mbere nababwira ni uko mu by'ukuri nta kibazo dufite nk'uko mwabitekereza. Ibindi I can't wait kuzicarana nawe hano anyicaye iruhande tukabaganiriza, kuko rimwe na rimwe iyo uri wenyine wenda nka hano kuri kamera ugomba kuba uri kumwe n'undi muntu, ubumva nyine hari nk'ikintu kiri kubura, ariko nababwira ko hari byinshi cyane tuzaganira mu gihe azaba ahari, kuko azi no kubaganiriza cyane kurushaho kuri ngewe, kuko ngewe musanzwe muzi ko nkunda kwiririmbira, yewe nta naho bigiye. Abantu bakumbuye kuririmba, ntekereza ko tugiye kuzajya tugira izo sessions n'ubundi. Ntabwo tukwiriye kureka gukora umurimo tugomba gukomeza kuwukora uko byagenda kose. Rero mu gihe hari umuririmbyi wavuze ngo Mana nubwo bimeze bityo uri Mana, ndacyafite impamvu yo kugushimira. Mana nk'uko wakomeje kumbera Imana, ngutuye indirimbo y'amashimwe. Hari igice rero cya kabiri, nimba ari icya kabiri nimba ari icya gatatu muze kumfasha, kivuga ngo mu nzu y'imbohe mu mibabaro uri Mana, mu magambo y'ibinyoma uri Mana, mu ngoyi nyinshi no mu bibazo uri Mana, namenye kutonsiga ngo ndengane. Ndatekereza ko mvuze Ikinyarwanda, ndatekereza ko ndirimba Ikinyarwanda, umuntu uwo ari we wese ubasha kutwumva, udukunda buriya yumva Ikinyarwanda. Icyo gitero cya kabiri rero kirabisobanura neza. Mu nzu y'imbohe mu mibabaro Imana ni Imana, mu magambo y'ibinyoma Imana ni Imana. So iyo habayeho ikintu cyo kumva ko hashobora kuba amagambo y'ibinyoma, nuko habaho amagambo y'ibinyoma, ariko ntituri butinde cyane ku magambo y'ibinyoma, kuko icyiza iyo habayeho ukuri n'ukuri kukamenyekana, ibinyoma nabyo bihita bimenyekana. So rero narinje kubwira abakunzi bacu ko tumeze neza. Ni ukuri nshaka kubwira abakunzi ba couple yacu ko tumeze neza. Ndabizi ko mwaciwe intege, ndabizi ko hari ibyo mwumvise, ariko nashaka kubabwira ko no mu magambo y'ibinyoma Imana itubereye Imana nk'urugo rwacu. Mu magambo y'ibinyoma Imana iratwubakiye, nta kibazo dufite mu by'ukuri. Nk'uko nabibabwiye, ntabwo wenda turi bugende tujya mu nguni nyinshi, kuko ni byiza ninzaba ndi kumwe nawe, ninzaba ndi kumwe n'umugabo wanjye, ninzaba ndi kumwe nawe twicaranye, tuzaganira. Ndabizi ko muzishima kumubona, tuzanezeranwa. Hari abakunzi bacu badusengera, hari abakunzi bagiye bampamagara, umuntu uwo ari we wese nk'uko nabivuze, uwo nabashije kwitaba, uwo ntabashije kwitaba, nashaka kubabwira ngo n'ubundi dukomeze dusenge. Imana yacu niyo kwizerwa, Imana yacu ntitungurwa. Abana b'abantu baratungurwa, ariko twebwe Imana yo ntitungurwa, nubwo twebwe twatungurwa, ariko Imana yo ntitungurwa. Rero narinje byari nko kubasuhuza, byari nko kubereka ko tukiri kumwe namwe, byari kubabwira ko dukomeye, byari kubabwira ko nta kibazo, byari kubabwira ko dutegereje Imana kandi tuyizeye kandi turi gusenga, byari no kubabwira ko dushima abadukunda. Yewe muri iyi si umuntu uwo ari we wese ajuwahore yiwe. Njya nkunda kwivugira amagambo, hari abantu twagiye dusengana kenshi, nakunze kuvuga ngo rimwe na rimwe hari igihe umuntu acishwa mu ruganda. Mu ruganda rero nubwo ntarajyamo, hari uburyo mbyiyumvira. Numva mu ruganda nimba ari nk'icupa rya fanta rigiye gukorwa, haba hari nk'umuntu cyangwa se icyuma runaka, ahantu hariho hose hashinzwe gukora buri kantu kose.
yaba packaging, yaba agapfundikizo, yaba forme y'icupa. Nk'uko ijambo rivuga yuko turi ibibumbano nyine ikaba umubumbyi yaturemye, niko numva no mu ruganda buri muntu wese afite icyo ashinzwe. Hari ushinzwe gukubitagura agapfuniko kugira ngo kagire iriya forme kazabashe gupfundikira icupa neza. Hari abashinzwe gukora iriya forme y'icupa neza kugira ngo icupa rizaze rifite forme. Ese mwumva yuko ririya cupa riformwa gute? Ririya cupa ribashije kwivugira ryataka. Ariko nyine hari abakozi bateguriwe gukora anoza produit nyine mu ruganda. Ariko icyo nkunda ni uko nyuma yo mu ruganda umuntu aza ari produit fini yifuzwa ku isoko. Rero wasanga ari n'abateguwe kugira ngo mu ruganda umuntu aba ashinzwe iki, cyakora reka nkubwire icyo nakwifuriza umuntu uwo ari we wese ni ukugira ngo umuntu ajye akoreshwa ikintu cy'umumaro muri icyo gihe nyine, nawe ku buryo uzumva yuko wakoreshejwe ikintu nyine cy'umumaro muri icyo gikoresho kijyanywe ku isoko, muri iryo cupa, nyine muri buri kimwe cyose gikorwa mu ruganda, nawe urikuriramo ibyawe byibura ku buryo uvuga ati nakoreshejwe ikintu cy'umumaro. Mana yanjye, iki gikoresho mbonye hano ku isoko nakoreshejwe ikintu cy'umumaro. Nicyo umuntu ubundi aba yakwifuriza undi, kumva ko wakoreshejwe ikintu cy'umumaro. Byibura agacupa nyine wagakoze neza kugira ngo kaze gafite forme nziza, umuntu atazareba ngo adute ko nyine bitakozwe neza. Ariko hari abakozi bateguriwe gukora mu ruganda, kandi nyine ntabwo igikoresho cyo iyo kiri gukorwa nibwira ko mbuze ijambo nkoresha, ariko umenya kidasakuza cyane, kiratunganywa neza. Ndaganiriza rero abadukunda mbabwira ngo nimba uri gutunganywa mu ruganda, tunganywa mu ruganda. Emera utunganywe mu ruganda, uzasohoka uri zahabu, uzasohoka uri igikoresho kizima, uzasohoka uri igikoresho cy'umumaro, mbese kizabera n'abo umumaro, yaba abo mu nzu yawe, yaba igihugu ndetse n'isi yose. Nk'uko nabwiraga abakunzi bacu, njyewe na Bishop cyangwa njyewe n'umugabo wanjye nta kibazo dufitanye. Nta kibazo dufitanye, ahubwo kereka nimba hari abantu bashaka ko tugirana ikibazo. Abashaka ko tugirana ikibazo, nashaka kubabwira yuko ibyo byifuzo byanyu rwose ari bibi, bitari bunasubizwe. Ndabivuze nkanjye Annette, nibyo wenda naracecetse, nta n'umuntu nje gusubiza, nje kwibwirira abakunzi bacu. Wenda abandi bashaka kuza kubikoresha icyo bashaka, ariko abakunzi bacu nababwiraga yuko mu by'ukuri nta kibazo dufite, nta kibazo dufitanye. Ikibazo kirahari of course, kubera ko dore ntabwo ndi kumwe nawe. Rimwe na rimwe ni nayo magambo wenda nanayasobanure. Ese iyo umuntu ari muri situation runaka, umugabo we baramufunze cyangwa se nibyo, ariko reka twe kuvugaho ibintu byinshi. Abakunzi bacu, nta kibazo mfitanye na Bishop, nta kibazo mfitanye n'umugabo wanjye. Rimwe na rimwe hari n'igihe umuntu adakunda wenda nko kwicara ngo arebe ibintu byose, gusa numva ko hari ibintu byinshi bishobora kuba bivugwa. Ariko ndatekereza ko mu muntu uwo ari we wese waba uri kuvuga ntawe nicaranye nawe. Itekerezeho rero wumve nimba nta kiganiro twari twagirana, ukaba ushobora kwirikodinga isaha yose, cyangwa se kandi ntarigeze nkuganiriza, Bishop atarigeze akuganiriza, ariko ukaba ufite ikintu uri kuvuga. Nawe byibaze, ntiturahura, wenda n'ishusho yawe n'isura yawe nshobora kuyibona muri iki gihe. Irebe rero, ushobora kuba wamara isaha ufite ikintu cyo kuvuga, utabwiwe na nyiracyo, utabizi, utabihagaze, wenda reka mvuge, uru rugo ndubanamo na Bishop n'umwana. Wenda nturi musaza wanjye ngo waje kunsura, nyine nawe byibaze. Nyine wenda nturi n'inshuti ingenderera, ariko ukaba ufite ibyo kuvuga. Gusa nanone nk'uko nabivuze, mu isoko umuntu ahitamo gucuruza uko abishaka. Rero icyo nashakaga kubibwirira,
nimba nta muntu n'umwe naganirije, nawe urebe neza nimba icyo uri kuvuga ukizi koko kandi ugihagazeho. Gusa nanone nimba ari bwo buryo umuntu aba yarahisemo of course kwivugira cyangwa gukora akazi ke, reka tubyubahe, reka tubikubahire, cyangwa reka buriya uvuze ngo tubikubahire umuntu uwo ari we wese yiyumvamo. Buriya hari umuntu ushobora kuza ari umukristo akaza akavuga ati bakristo mugire gutya, nanjye nkiyumvamo nkanjye. Reka rero mbivuge muri ubwo buryo. Nimba ntawe bishop yegereye, nkaba ntawe negereye, reka tuvuge yuko nyine ubwo wenda hari abari gukoreshwa mu buryo ubwo ari bwo bwose, ariko twebwe turakomeye ndetse cyane, turakomeye kurusha uko mwebwe mwabitekereza. Ibi birafasha abadukunda kuko ndabizi ko bahari, kubabwira ko dukomeye, tudafitanye ikibazo nk'uko wenda bamwe babiteka, cyangwa ushobora gusanga hari na bamwe babyifuza, simbizi, ariko icyo mwifuza cyo gitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana baterwa amabuye, abantu b'Imana bahura n'ibibazo, abantu b'Imana bahura n'intambara, ariko iyo Imana iri mu ruhande rwacu, nk'uko Yesu yari ari kumwe n'abigishwa, hakaza umuraba n'umuyaga mwinshi, ngo yasaga nkaho asinziriye, ariko mu by'ukuri abigishwa barataka kuko bibazaga nyine impamvu harimo uwo muraba n'iki mu bwato, kandi bari kumwe na Kristo. Kandi na Kristo ndashima Imana, hari umuntu wambwiye ijambo, nimba ari ejo bundi, nimba nari ibintu numvise, ariko uvuga ngo ntabwo ngo Yesu yakanguwe ngo n'amajwi y'umuraba n'umuyaga, ngo ahubwo yakanguwe nuko bo batatse akabumva. Mu yandi magambo, Kristo cyangwa se Imana dusenga ntabwo uyu muyaga, umuraba, urusaku n'ibindi byinshi, my dear, bishobora kuba atari byo byagira icyo bitera mwe abantu batekereza, ariko ijwi ry'uyitakiye ryamukangura. Reka tweshe iryo jambo tugendeye kuri ririya jambo ryo muri Bibiliya. Amajwi y'umuraba n'umuyaga ntabwo ari byo byatumye akanguka ngo abicya, ahubwo amajwi y'abigishwa be niyo yamukanguye. Rero bene data, Imana yacu irumva. Ikindi, Yobu yarageragejwe, ariko Yobu ijambo ry'Imana ritubwira ko yari umukiranutsi utunganye rwose imbere y'Imana. Imana yatuma Yobu aca mu bigeragezo nk'ibyo twebwe tuzi twasomye. Muri iyi minsi nibwo nsobanukiwe ko yaciye mu bigeragezo igihe kinini kurusha ibyo bamwe wenda nkanjye koko natekerezaga ko atari igihe kinini cyane, kugeraho ibintu byose bimushiraho, matungo, abana, nyine ibyo muzi kubagerageje gusoma ijambo ry'Imana, muzi ibyabaye kuri Yobu. Nimba uwo mukiranutsi yahura n'ibyo twabonye, ese ninde utahura n'ibyo ngibyo? Ariko nanone iyo uhuye n'icyo kigeragezo bigenda gute? Yobu si uko atahuye n'abacantege, yahuye n'abamuca intege, yahuye n'abanamubwira ngo ihakane ngo iyo Mana, ngo ubundi ngo wipfire, ni nko kuvuga ngo ntacyo usigaje. Ndafashijwe. Nibutse ikindi kiganiro cyangwa se story y'umuntu yambwiye ejo bundi, arambwira ngo hari umuntu wajyanywe ahantu Imana iri kumuganiriza, ngo akajya abona ibintu bibera mu isi, ngo Satani yagendaga agasaba, Imana ikamubwira ati mumpe muteze ibi, mumpe muteze ibi, mumpe muteze uburwayi, mumpe muteze ibihombo, mumpe muteze ibisuzuguriro, mumpe muteze. Noneho Imana ikajya imusubiza ngo naho arahazi. Mwaretse wenda ahubwo tukagera ku kigero Imana yabizi neza ko ngo nahari arahazi, mu bukira arahazi, mu bukene arahazi, mu ndwara arahazi, mu ntambara arahazi, mu kubyina arahazi, mu kunezerwa arahazi, mu marira naho arahazi. Mu yandi magambo, nta hantu Satani yaza kumenera ngo ari kugusaba, Imana izi kuhazi. Rimwe na rimwe niho ushobora no kuvuga ati umva, icyo nkwimye ni ubugingo. Rero bene data, umuntu akiri mu isi
azabona byinshi. Ariko icyo nakunda ni uguca mu bintu cyangwa se kwibonera ibintu ukazavuga ati hari nabaye uw'umumaro mu gihe gisa nk'iki, ariko nanone mu gihe uri buce muri ibyo, Yobu yarwaye ibibembe ngo akajya yishimisha urujyo n'inshuti ze za hafi zikajya zimubwira ibyo, muzi neza, mugende muhasome namwe. Yahuye n'ibintu byinshi cyane byagiye mbese byakabaye bimuha impamvu yo kumva ko iyo Mana yizeye koko ku buryo nawe yayidutaho, ndetse yanagize naho of course nawe agenda yitotomba, ariko Imana igenda imwibutsa uwo iri we. Iyi Mana ntisanzwe, iyi Mana ntimenyerwa, ariko Imana igufitiye icyizere iri kuvuga ngo naho arahazi, nabizi yuko atazamvaho. Nakabaye nifuriza umuntu uwo ari we wese ko hari ikintu yanyuraho akaba atazava ku Mana. Icyo abantu biteze, icyo abantu bashaka, ariko Imana ikabizi ngo aha naho arahazi, ndabizi ko atazamvaho. Ndashima Imana ko ijya yemera ko abantu banyura mu muriro. Shadrake na Meshake na Abednego bajugunywe mu muriro w'itanura, ariko ngo abareberaga inyuma bakabona ngo hasa nk'aho hajemo umugabo wa kane, ngo ariko ishusho ye bakabona isa nk'iy'umwami Kristo. Mbese mu muriro bagezemo, ariko muri uwo muriro barimo bonyine. Ariko ubu mu bindi, mbere yo kujya kumenya imiriro y'abandi umuriro wawe wo urimo uri kumwe na Kristo, ko abandi bashobora kuba, kuko ni ahantu hari hitegeye cyane, isi yose ibitegeye. Isi yose ibitegeye, byakozwe ku karubanda nyine bari kubibona. Ahari hari ibyo bavuze bari kujugunywa mu muriro. Gusa mwibuke yuko ngo n'ababajugunyagamo ibi harya babyita gute, mbese begereye umuriro gusa nyine, ngira ngo hari n'abatwawe n'uwo muriro. Nkanswa bagejejwemo, hari abakoreshejwe ibyo byarabahitanye, hari ababireberaga aho ngaho, hari n'abagejejwe mu muriro, aribo bari abagabo batatu, ariko mo imbere bari kumwe n'umugabo wa kane. Niko mu bashungeraga bari abagabo batatu, nimba hari n'imiriro yabo bari gucamo, bari kumwe n'umugabo wa kane. Ko mwebwe aba bantu ndavuga bashungeraga bari abagabo, ko abashungeraga bari abagabo barebye bakabona bajugunyemo abagabo batatu, ngo ariko ngo bakareba bakabonamo ngo n'ishusho y'undi mugabo, ariko bakabona isa nyine nk'umwana w'Imana. Ese wowe mbere yo kujya kureba, ariko Imana ishimwe kuko ntishobora gutererana abayo. Hari indirimbo yari imaze iminsi, sinzi nimba ikiriho kuri TikTok, ivuga ngo Imana ishimwe kwitajya itererana abayizera, ujayigana arushya remerewe niyo imuruhura. Imana ishimwe kwitajya itererana abayisunze, abayizera, ariko ndumva ari aho ngaho. Ariko icyo ari cyo cyose, Imana ishimwe ko idatererana. Urumva ko itatereranya abo bagabo mu muriro, yari iri kumwe nabo. Ese ahubwo muri uwo muriro wawe, kuko ndabizi turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, muri uwo muriro wawe uri kumwe n'umugabo wa kane. Umugabo wa kane mvuga ni Kristo. Ese muri iyo nyanja uri kumwe na Kristo? Mw'abantu mwe, ndabizi azabibona naza, ariko ndamukumbuye cyane. Hari indirimbo nkumbuye umugabo wanjye, niwe ndi kuvuga. Hari indirimbo yaririmbye ivuga ngo uyu muriro, twarayiririmbanye. Rero mu muriro wowe uri kumwe n'umugabo wa kane, ndabwira uwo ukwiriye kwibaza icyo kibazo, ariko ndanakomeza n'uri mu muriro runaka. Nagukomeza nkubwira ati hari ubu uri kumwe n'umugabo wa kane, utuze muri iyo nyanja. Nimba uri kumwe na Kristo, utuze, kuko kuri we ntabwo ari bube shaken,
n'ayo majwi nyine urusaku rwinshi rwo mu nyanja. No, 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 no. Kandi nta hantu biri bugende biri buhindure umugambi w'Imana ifite ku buzima bw'umwana w'umuntu. Rero mu muriro, nimba uri kumwe n'umugabo wa kane ari we Kristo, utuze. Ndashima Imana ko bari abagabo, ni ukuri kubw'icyo cy'uko babonye ko basohotse ngo nta n'umwotsi uri kubanukaho. Hatanzwe itegeko ko Imana ikwiriye kuramywa ari Imana yabo. Haleluya. Ndashima Imana ko hari ibintu bijye bibaho kugira ngo bizatume izina Imana y'abantu runaka ihabwa icyubahiro mu isi yose. Ni ukuri. Ntuzanezezwe yuko nta esikariye watejwe. Uzanezezwe nuko utejwe esikariye. Ubwo ari bwo bwose uzatezwa intambwe. Ikizima ni uko uzaba uri kumwe n'umugabo wa kane ari we Kristo. Rero turabakunda cyane. Reka tuvuge ko mu gihe gito, kuko twizera Imana kandi ndabizi ko Imana yumva, nzaba nicaranye na Bishop hano. Nimba tuba twicaye muri iyi ntebe simbizi, ariko kuri iyi kamera. Kandi abakunzi bacu ndabizi ko muzanezerwa no kutubona. Arabakunda cyane, nanjye ndabakunda. Mwarakoze kudukunda, mukomeze mudukunde, mukomeze mudusengere. Nizera ko nta abagerageje kumvugisha, ndumva wenda hari igihe umuntu ashobora kumpamagara, of course ntahari, ariko hari abanyandikira. Nzi ko bamwe bashobora kuza bakanaza kubyandika muri comment. Hari abagiye banyandikira kenshi cyane kuri Instagram, ndumva hari abanagiye nsubiza. Rero turabakunda cyane, mwarakoze guhagarana natwe mu buryo bw'amasengesho, wenda abo ntarahura nabo, ndetse n'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose. Mwarakoze kudukunda. Turi kumwe cyane, turabakunda cyane. Ndabakomeje cyane, ndabakomeje, bateye imbaraga, tubabwira ko dukomeye kandi turifuza ko namwe mukomera. Ndabizi azaza muganire, mugirane umwanya uhagije, ariko narinje kubabwira ko dukomeye, turacyizera Imana, kandi hari ibindi bizagenda bimenyekana uko iminsi izagenda ishira. Iki ni ikiganiro kimwe, iki ni ikiganiro cya mbere, ariko icyo nzi baravuga ngo kuri guca mu ziko ntigushye, ukuri kurahari. Mu ruganda dukoreshwe iby'umumaro, nibyo byiza. Mu ruganda dukoreshwe iby'umumaro, nibyo byiza. Rero ndabakunda cyane. Iyi ni episode ya mbere, ndabizi ko hari n'izindi nyinshi. Turabakunda, mwakoze kubana nanjye cyangwa mwakoze kubana natwe. Imana ibaha umugisha. Ndabizi ko mukomeje kuba muri kumwe natwe, amasengesho menshi, kandi reka twizere Imana. Ndabizi ko umuntu uwo ari we wese ufite inshingano runaka cyangwa uba ufite mu nshingano, ndabizi ko hari ubushishozi runaka bukorwa kugira ngo bigende neza. Rero turizeye cyane, kandi we can't wait. Yes, hari ibihe, hari indirimbo twaririmbye ivuga ngo hari ibihe, ariko hari n'ikindi gihe. Ndabakomeje, ndabashimiye kandi ko mwabanye natwe muri iki kiganiro. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Naho mu kindi kiganiro gikurikira. Bye.